Hallelujah. Hallelujah. Kamwicare mu myanya yanyu. Cari mu bwiza bw'Imana. May sit in the glory of God. Nta kubaho, nta n'urupfu, There is no death. nta n'abadayimoni, There are no demons. nta bya none, There are nothing of nta today bizaza and the future ones bizadutandukanya that n'urukundo will ever rw'Imana. separate us from the love of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mwakoze cyane kuririmbira Imana. Thank you so much for singing for God. Reka dusome ijambo ry'Imana. Let's read the word of God. Zaburi y'ijana na gatatu umurongo wa mbere n'uwa gatanu. Psalm 103 verse 1 up to 5. Muraza no ushira hariya Abaefesi igice cya mbere umurongo w'icumi na gatanu kugeza ku wa makumyabiri Ephesians chapter 1 n'umwe. verse 15. Cumi na gatanu Abaefesi cumi na gatanu umurongo Abaefesi igice cya mbere pardon umurongo w'icumi na gatanu kugeza kuri makumyabiri n'umwe. Ephesians chapter 1 verse 15 up to 21. Kadusome mu izina rya Yesu. Let's read in the name of Jesus. Mutima wanje himbaza Uwiteka, mwabindimo mwese mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niwubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza n'indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butaja muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Amen. Amen. 103 verse 1 up to 5. Praise for the Lord's mercies. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from destruction, who crowns you with loving kindness and tender mercy, who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Amen. Amen. Abaefeso igice cya mbere umurongo w'icumi na gatanu kugeza ku cumi n'icyenda. Ephesians chapter 1 verse 15 up to 21. Turasoma haravuga ngo nico gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose. Therefore I also, after heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints, Mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icubahiro ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa muyimenye. that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye ubutunzi bw'ibyiza zaragabera. And the eyes of understanding being enlightened, that you may know that what is the hope of his calling, what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abizeye, kuko imbaraga z'ububasha bwayo ukomeye ziri. And what is the exceeding greatness of his power towards us who believe, according to the working of his mighty power, Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. which he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. Imushize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Amen. Far above all Hallelujah. principality and power and mighty and dominion and every name that is named, not only in this age but also in that which is to come. Amen. 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 Hallelujah. Bibiliya ziryoha cyane, The Bible is so sweet. kuyisoma wumva uburyohe bwayo bucengera mu buzima. When you read it, you feel its sweetness through life. Hallelujah. Amen. nje kuyisoma ndabikunda, ariko nonona
nashatse n'indi radio irimo za Bibiliya ngafungura aba Efeso ikansomera ngategera gusa. And not only me reading the Bible, but I've already got some audio that I heard while listening and reading the cyangwa Bible. ngafungura Matayo igasoma umurongo ku wundi ngategera. Hallelujah. And I listen. Hallelujah. Hallelujah. Wayitegera kumva ubuzima ko burazuka, And I feel life amahoro overflowing, peace, akaremeka, and peace comes, umunezero ukavuka, and joy be born again, izuba ry'agakiza rikarasa. and the sun of salvation Hallelujah. lights upon me. Bibiliya ni ikintu gikomeye, The Bible is something ibamo great. imbaraga zitangaje, It's full of great cyangwa power. Imana ikayigukundisha. I pray to God to give you love of it. Hallelujah. Amen. Je sinakwanga ngo dukomeze twisomere. I wish we could continue to read and Tangamina. read and read. Hallelujah. Amen. Ya reka tuganire ijambo nashatse ko tuganira, Let's talk about the word I desired us to talk about. ganire hejuru yo guhimbaza Imana. It's about praising God. Impamvu zituma duhimbaza Imana. The reasons behind us praising God. Impamvu Dawidi yashingiyeho kugira ngo umutima we wuzure amashimwe. The reason No David kuramya. based on to give thanks. Twasomye ngo Dawidi ahamagarira umutima we guhimbaza. When David was calling upon his heart to give thanks, Amashimwe burya agira imbaraga n'uburemere iyo aturuka mu mutima wakijijwe. the praises have power when they come from a heart that is saved. Kuramya no guhimbaza kugira ico guhindura mu buzima iyo guturuka ku gicaniro c'agakiza. Praise and worship are better when they come from the altar of salvation. Gushobora no guturuka handi, gushobora guturuka mu bugingo kukava gusa mu marangamutima no mu bitekerezo kutavuye mu mwuka. It may come from the emotions and the soul when it doesn't come from the spirit. Kuko ibintu bituma amarangamutima ajibira yishima n'ibitekerezo ni byinshi, n'imiziki irabikora n'andi maritime yose ugasanga umuntu arishima. We have seen different things, even music cause people's emotions to raise up. Ibyo nibyo byishimo bigira bariya baririmbyi bandi secular, ziriya ndirimbo zindi zihimbaza abantu zigahimbaza imisozi bituruka mu bugingo muri All so. these secular songs that people be singing, the singers sing, they come from the soul. Ariko twebwe abakristo hari igicaniro tugira mu mwuka wacu. We have an altar in our spirit. Igicaniro cyacyanywe n'agakiza n'imbaraga z'agakiza. And this altar was burned by the salvation. Wa munsi umwuka w'Imana yinjira muri wewe, wa munsi wizera. The day that you received the Holy Spirit in you, Muri wewe hahise hacanwamo igicaniro cy'agakiza. there came into you the altar of salvation. Twabyita kuvuka ubwa kabiri. We can call it to be born again. Twabyita Bibiri yibyita kandi gukebwa And the Bible calls it mu buryo to be. bw'umwuka. Igihe wakiriye Yesu hari ikintu cyabaye mu mwuka wawe. There is something that happened the day we got saved. Wa munsi wakira Yesu sinzi uko mbisobanura kugira ngo mubyumve. I wish I could get a way to explain it. Umwuka wawe warazutse, Bibiri yibyita kuzuka. Your spirit was raised from death. Paulo yandikiye Abaefeso arababwira ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro. Paul said it, you Ephesians were dead because of your iniquities. Hallelujah. Hallelujah. Wazuka ukumva ukunze Imana. And then when you rise from the dead, you have love for God. Ukumva ukunze gusenga. You feel like you love to pray. Ukumva wanze ibyaha. You feel like you hate sins. Ukumva ufite inyota yo kumenya Imana. You feel like you have thirst. Ukumva uraryoherwa n'ijambo ry'Imana. You feel the love of the word. Wasenga ukumva kurabwira umuntu musa nabicaranye kandi When you utamubona. pray, you feel like you're speaking to someone that you cannot see. Amasengesho n'ijambo ry'Imana bikarema amahoro mu mutima And wawe. the power of prayer brings peace into your life. Ibyiringiro bikazuka. And the hopes be born. Hallelujah. Amen. Inyota y'ibyaha n'ibindi byose Imana yanga All the thirst igashira. of what God hates go away from you. Ukumva ushaka kunezeza Imana. And you feel like you want to please God for Icyo it. gihe
And that time, uba wazutse. you've been born again. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Kandi uba wakijijwe. And that day you'll be saved. Rero izo mbaraga z'agakiza nizo zirema ico gicaniro kivamwo amashimwe. That power of salvation is what creates the altar of praises. Uwo mutima rero niwe Dawidi yabwiraga ngo mutima wanje kanguka uhimbaze Uwiteka. And that's why David would say, my heart rise up and give thanks to God. Mutima wanje shima Uwiteka. My heart give praise to God. Mutima wanje ishimira Uwiteka. My heart rejoice in the Lord. Mutima wanje ramya Uwiteka. My heart give worship the Lord. Bitume n'ibindi bindimo byose nabyo biramya. So that all that is within me can give praise. Haleluya. Amen. Iyo umutima wacanye When your heart is burned, wohereza imbaraga z'umuriro mu bugingo. it sends power in the spirit. Ubugingo bwawe nibwo bubamwe ibitekerezo. And your soul is full of the Ugatangira kwibuka imirimo y'Imana. thoughts. You start to remember all the good Hallelujah. things of the Lord. Ubundi kwibuka imirimo y'Imana umuntu abiterwa n'imbaraga z'umwuka. And the power of praises come from the spirit. Haleluya. Wibuka imirimo y'Imana amarangamutima yawe aba mu bugingo akanezerwa. And your emotions start to remember of all the good deeds of the Lord, and then you start to be joyful. Amarangamutima yawe yanezerwa bigategeka umubiri kugira icyo ukora. And when you're emotionally happy, it demands your heart to do something. Amaboko yawe ukayarambura, Then you lift up your hands, amashi yawe ukayakoma, and you clap, ukabyinira Imana. you dance for God. Haleluya. Hallelujah. Nicyo gituma Dawidi yavuze ngo umwuka numara guhimbaza ngo ibindimo byose nabyo bihimbaza izina rye ryera. That's why David said, after my spirit give thanks, all that is within me will praise the Lord. Burya abantu badahimbaza umwuka ntuba waka, nta muriro uba watse mu mwuka wawe. People who are not good at giving praise, it means something is missing. Nubwo bakijijwe Even though they are hari saved, igihe wa muriro upfundikirwa n'ibibazo. maybe that flames are covered by Rya kara problems. ry'umuriro w'Imana hakazaho umuyonga n'urwavumba n'ivu ry'ibibazo uhura nabyo. And that charcoal of God that is burning, Ibibazo it's by'ubukene, covered with the problems of poverty, ibibazo by'ubushomeri, problems of being ibibazo by'abantu jobless, bakwanga, problems of people who ibibazo hate you, by'abakuvuze nabi, those who bigatwikira rya kara. and they cover that charcoal. Amen. Amen. Ariko icyo nshaka kubabwira ni uko rya kara riba ririmo ryaka, riba ririmo ariko ryatwikiriwe n'urwavumba. But what I want to tell you is that the charcoal is lightened. Noneho wasoma ijambo ry'Imana wasenga, But when you read the word of God baririmba indirimbo, and they sing a song, rwa rwavumba rwose rukavaho, the ashes go away. rwavaho ikara rikaka, And when it gets away, ryaka amarangamutima agakongera, start to burn, and your emotions start to burn, ibitekerezo and bikaguka, your emotions expand. umubiri wawe wose ugatangira The guhimbaza. whole body starts to give praise. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Icyo gihe ugahimbaza Imana You start to unezerewe, give praise to God with joy bikomoka mu mwuka. that comes from the Spirit. Haleluya. Hallelujah. Nicyo gituma umuririmbyi wumvishije Imana ikomoka mu mwuka wiwe, ibyishimo bikomoka mu mwuka bigera mu marangamutima, niwe waririmbye aravuga ngo none maso yanjye ntawe matwi, ntawe munwa wanjye mubiriwe, mwese mushimishe uwanguye mu ngoyi, ibyaremwe byose tumushime. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Dukomere Imana amashyi Give a yaduhaye round of ibyishimo applause to by'agakiza. God. Imana yaduhaye ibyishimo by'agakiza. Ibi byishimo rero nibyo byishimo Dawidi yagiraga. This is the joy that David had. Haleluya. Hallelujah. Tuzaganira ibi bintu Dawidi yashingiyeho gushima Imana ku cyumweru. We will talk about this on Sunday, the things that David based on giving. Ariko uyu munsi, But tonight, haleluya, turaganira gusa ku mpamvu zatumaga Dawidi anezererwa Imana, zatumaga n'umutima w'Imana wishimira the Dawidi. reasons David gave thanks to God and God's heart was happy for him. Haleluya. Hallelujah.
Dawidi rero iyo usomye zaburi yose When you read the whole psalm, usanga ibice bikeya aribyo bibamo amasengesho. you'll find only few chapters hold the praise. Wenda amasengesho mu rwego rw'ibibazo yahuye nabyo, Prayers in terms of the problems he met. ariko ibindi bice byinshi bibamo kuramya no guhimbaza. Chapters are full of praises and worship. Haleluya. Amen. Yavugaga imbaraga z'Imana, We'll talk about the akavuga power of God. gukomera kw'Imana, Talk about the greatness of akavuga God. imirimo y'Imana. Talk about the works of God. Haleluya. Hallelujah. Dawidi rero yabaga muri izo mbaraga zo guhimbaza Uwiteka, kumuramya no kumuhimbaza. David dwelled in the power of giving thanks, praise and worship to God. Imana nayo iravuga ngo dore umuntu umeze nk'uko umutima And God wanje. said, this is a man after my own heart. Reka turebe ibintu bibiri byatumye Imana Let's look at two things that God ivuga ngo Dawidi ameze nk'uko umutima wayo ushaka. that caused God to say that David is a man after his own heart. Haleluya. Hallelujah. Ndashaka ngo dukurikirane. Let's focus. Ni ibintu bibiri. Icya mbere, Dawidi yari azi imbaraga z'Imana The first thing, David knew the power of God kandi akaziringira. and he believed in them. Hari ibintu bibiri bitandukanye. There are two different things. Ushobora kumenya ko Imana ari You inyembaraga, can know that God is great. nta kiyinanira, There's nothing hard to him. ariko za mbaraga ntuziringire, But ntiwumve ko muri faith, kumwe. to have faith in those strength. Amen. Amen. Haleluya. Icyo kintu ndashaka ngo mucyumve, sinzi niba ariko namwe muza mubibona. I don't know if you see it the same way. Sinzi uko mbisobanura. Ukamenya ko Imana ari You inyembaraga, know that God is mighty, ukamenya ko Imana ishobora byose, and you know that God is, ukamenya ko Imana ifite byose, is able to ukamenya do ko Imana ntacyo yinanira, everything, that there is ariko nothing ntumenye ko impossible to za him. mbaraga muri kumwe, But you fail to understand ntumenye that ko the za same mbaraga power is in you, uzigendana, that you work with ntumenye the ko same za power. mbaraga ziba muri wewe, You fail to understand that this ntumenye ko power is ya inside Mana, of you. haleluya, Amen. yinjiye mu mwuka wawe. And you fail to understand that this kind of God has entered in your spirit. Ni hariya twasomye mu Baefeso And when we read in havuga ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga z'Imana it zitagira says, akagero, know the mighty power of God that is inside of you. ngo izo yahaye mwebwe abizeye. The words that he gave to you believers. Haleluya. Amen. Ngo kandi ni za zindi yakoreye muri Kristo ye. And these are the same powers that worked in Jesus. Sasa umukristo kugira ngo amenye ngo aha nicaye nicaranye n'imbaraga z'Imana, And for me to know that here where I'm seated, I'm full of the power of God. uko ndimo ngenda ndagendana muri nje When imbaraga z'Imana. I'm working, I'm full of the power of Uko God. bisa hano inyuma, niba ntariye, niba nariye, niba nkennye, ntibibujije ko mfite imbaraga z'iki Does not stop me z'Imana. from having the power of God in me. Haleluya. Amen. Ibyo bintu binanira abakristo, These things fail Christians. nicyo gituma mudakura, That's why you don't grow nicyo spiritually. gituma kwizera kwanyu kudakomera. That's why your faith is not strengthened. Mufata imbaraga z'Imana nk'iziba The ahantu power of God like something that is far away, zitababamo, and yet you don't understand that is in you. mukibwira ko muzihamagara zikaza ziza You feel rimwe like rimwe. you have to call it from something somewhere else. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. N'ikindi gihe ntizizi. Even the other time they're not there. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hari umuntu wo muri Bibiliya nawe wari umeze gutyo. There is a man in the Bible who was the same way. Uwo mugabo yitwa Gideyoni. His name was Gideon. Gideyoni circumstance bari barimo For the circumstance they were in, yo guhahazwa no guterwa n'abamediyani, to being battled by the Midians, yari yaramwibagije ko aba mu bwoko bw'Imana ya Aburahamu. he had forgotten that he was among Hallelujah. the nation of Abraham. Ntimukaze mureba ama circumstance ngo bitume muvuga ko mutabana n'Imana. Reka da. And consider yourself that you're not with God. Nta kubaho, nta n'urupfu, nta n'abada imoni, nta There are no things of today, nta all the future ones. byazananya. Separate me with Jesus. Haleluya. Amen. Yesu akurimo nubwo Jesus kubaho is inside uko of you. kubaho kose kumeze, No uko matter ibya how none you're living byose your bimeze, life, no matter what, nta gituma Yesu atakurimo. there is nothing that will Haleluya. stop you from being in Uko you. niko kwizera. That's the faith.
rimwe iyo turirimba iyo ndirimbo wishiraho izo mbaraga ukavuga ngo nta kibzantanya ukagira ngo ni wowe uzagundira oya uzuririmba uvuga ngo nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni bizatuma Yesu amvamo naramumize ntazamvamo ni muri iyo sansi. And it's in this sense that when you sing this song, declare it upon your life that Hallelujah. there is nothing that will ever separate you sense. with Jesus. Kuko wowe hari umurinzi waririmbye ngo urukundo rwanje ruke ngo ntirwagufata ngo sinakugundira pe ngo ariko iteka ni wowe ufata ngo kandi ukankomeza ngo kuko nkunda bihebuje ngo wewe urafata. Umukristo rero utekereza neza atekereza muri sense positive y'imbaraga z'Imana muri we, ntabwo atekereza imbaraga ze ku Mana. Ntazo ufite ntiwashobora kuyifata ariko iragufata, ni nayo yaje muri wewe niyo wizeye. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Niyo mitekerereze This rero. is the kind of mindset that we should have. Haleluya. Hallelujah. Tiwumva uko tunabiririmba. The way we Dawidi rero icyo kintu yarakize, had understood this. yari yarasobanukiwe ko Imana ari nyembaraga, Had understood that God is powerful. yiringira za mbaraga ko abana And he nazo buri gihe, trusted in those powers that they are inside of him. yizera ko bagendana. And he believed that they work together. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Nicyo bita kwizera, That's the only thing he had ni faith in. ukumenya rwose udashidikanya To know truly without ko wizeye doubt Yesu that you have kandi believed in Yesu akaba Jesus akurimo, Christ and that he lives ukaba in warabaye you, umwana that you w'Imana, are a child of God, ukaba warabaye umuntu that you w'Imana. have become a man of Haleluya. God. Amen. Kandi Imana niyo That ikugenga. God is the one who leads you. Yesu ashimwe. Amen. Kambaye ntarasoma ibice mbibutse Dawidi agiye kurwana na Goliyati, When David was about to fight with Goliath, kandi n'ibintu muhora mwiga. there are the things that we always learn. Yageze mu rugerero He got to the yumva battlefield Goliyati ko ari imokoza, and he saw Goliath coming. abasirikare bose ba Sawuli bagashirira mu And ndake, all the armies would just faint and go away. kuko we yarazi imbaraga z'Imana, Because he knew the power of akizera God. za mbaraga ko bari And he kumwe. had faith in those. Haleluya. Hallelujah. Ntabwo yavuze ngo nje sindi umusirikare He did sinakoze not say kose. that I'm not a soldier and I can be able to fight. Yahise avuga ngo uriya mugabo ni He nde. said, who is that man? Haleluya. Hallelujah. Kiriya kigabo ni cyande, Who's that man? wirata ubunini bwe, Who boasts of wirata uburebure bw'icumu rye, his hate and the hate wirata of his ibiro bye. sword or his Uriya ninde house? utuka Imana Who's y'Isiraheli. that man who curses? Haleluya. Amen. Uriya mugabo uyu munsi ndamuca umutwe mugaburira That man, ibisiga, tonight I'm going to cut off his head. yanteranya amacumu n'uducumu, He can come with ariko nje ndamutera mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, fight him in the name Imana of my tugendana, Lord, the Almighty Imana God I nzi, work with, the God I Imana know, nizera, the God I have Imana faith ya in, Isiraheli. the God of Israel. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Ati kandi batangiye kumubwira kuko bizeraga buke, When bari they ubwoko started to bw'Imana speak nabo, to him as they had faith, ariko ntibari bazi Imana nk'uko Dawidi ayizi. but they didn't know God as David Yesu did. ashimwe. Amen. Arababwira ati mfite experience. He said, I have the experience. Haleluya. Hallelujah. Ati y'intare yazaga ikinjira mu ntama, A lion would ati come hamwe and na za mbaraga z'Imana ngendana, the part of God that I work with, narayisimbiraga nkayicakira, just tear it down. nkayikura intama mu kanwa, And I would nkayihotora. fall in its mouth and tear it down. Haleluya. Hallelujah. Dawidi rero So David icyo kintu yari akizi, yarazi imbaraga had z'Imana understood the power of God, akanaziringira. and he would believe in them. Yesu ashimwe. Praise the Abakristo rero ntabwo tuzi, turaririmba ngo Imana yafashe imigisha yose, ifata imbaraga zose, ibishira muri Kristo, and placed them in Jesus, iramuduha. and he gave him to us. Ariko twamara tukibwira ko But after we ntacyo dufite, have nothing, hari ahantu imbaraga ziri, there are somewhere else that the power tuzihamagara zikaza, we call upon them, hakaza nke and they are cyangwa ntizize. holding Reka nkubwire, si iyo mitekerereze y'umukristo wizera. Umukristo wizera yizera ko afite imbaraga z'Imana, agenda n'imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana ziri muri we, kuko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, akaba amwizeye, agenda na za mbaraga. Haleluya. power. Hallelujah.
Dawidi rero Imana yamureba gutyo ikamubwira ngo ndamwishimira ngo ameze nko ku mutima wanje ushaka. He said, this is a man after my own heart. Hallelujah. 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 Imana yambaye kumenya ibyo numva ndi kumwe n'imbaraga z'Imana. God gave me, blessed me to know. Ntitaye kuri circonstance, Regardless of the ntitaye ku buryo ibintu bimeze, regardless of what is surrounding me, ntitaye ku buto bwanje. regardless of my head. Amen. Amen. Kristo sinzi ibyo tureberamo abafite imbaraga z'Imana. I don't know how we look at people with Hallelujah. the power of God. Nta gihe twemera ko uwizeye wese afite imbaraga. Hari igihe turebera imbaraga z'Imana mu matitire ngo uyu nguyu yitwa bishop, yitwa musenyeri, yitwa tukabona imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana ntiziba muri musenyeri, ziba mu wizeye Yesu. In the ones who believed in Jesus Christ. Hallelujah. 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 Hakaba igihe tubirebera mu byo dukora, mu buryo tuvuga. The way we talk. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ariko umukristo amenya ko agenda n'imbaraga A Christian gets to know that he works with the power of God. Sinzi niba narababwiye ngira urwenya, nkunda guseka, nkunda kwishima. Let me cry, can joke. Muri Nyungwe nkiza mva muri Kongo nze kureba One time I was coming from Congo. mu Rwanda igihugu cyabonetse. As the country was available. Ngongere muri Nyungwe tugongana n'indi modoka. So when we were on our way, we hit another Twari muri bisi, imodoka yatugonze igwa haruguru. We had an accident and the car that did hit her fell Twebwe twari to the munsi, valley. ntitwatemba duhita duhagarara. For us, we stopped. We did not follow the other car in the valley. Amen. Amen. Noneho turasohoka So we got out. ngo mare mbwira abantu ntimuzi igituma tutagiriye fo. And I told people, do you know the reason why we did not go down there? Ni nuko mwari kumwe nanje. It's because you were with me. Ngo mare ndikosora nti nabandi bameze nkanje. And others were like me. Hallelujah. 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 Ugomba kumva ko ufite iyo Mana wizeye yinjiye muri wewe wa munsi wizeraga uko bimeze kose naho uri kose nuko bisa kose tibituma Imana itakubamo ngubwo utariye ngubwo udafite akazi ngubwo udafite imodoka ikurimo kuko wizeye ugenda niyo Mana ni yawe. This God is yours. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tugira confusion cyane akabigiye twibwira ngo ya Mana iba mu mbaraga zacu. Sometimes we are so doubtful. Amen. Amen. Harantu hamwe nagiye gukora stage nuko amasaha yanje Somewhere agiye. for the internship. Hallelujah. Hallelujah. Umunsi wa mbere mbwiriza ni muri shaba iriya. First day as I was preaching, umudiyakoni arambwira ati sengera abarwayi. a deacon told me to pray for the sick. Ndibuka sinkunda kwibuka guhamagara abakizwa nivugira ijambo ry'Imana nkemera ko ryabakijije abakizwa bakijijwe n'ijambo. Hallelujah. Abarwayi bakijijwe n'ijambo keretse abakira Yesu sava. Maybe Yes, those who need to receive Christ for the first time. Aranyibutsa ati sengera abarwayi. So he whispered to me to pray for the sick. Mpamagara abarwayi baraza. I call upon the sick to come forward. Ndasenga nti I mwami prayed that, Lord, nirukanye indwara mu izina rya I Yesu. chase away the spirit of sickness in Jesus' Amen. name. Amen. Aranyegera And he came ngo close ntabwo to ari me. uko. He said, that's not how it's done. Ndamubwira nti ese ni gute? And I asked him, how should it be done? Ati wanyu pasiteri watsimbuye hano wakoreye stage hano Said the urangije stage. pastor that you came after, Ati waba ngaba baje arabafataga akabacugusa akabatera atakabanza akiruka agasohoka atakazunguruka urusengero atakagaruka none abakristo babona ayo materere bakumva ngo umwuka wari mwinshi. they feel like the Holy Spirit is around. Hallelujah. Hallelujah. Ariko ibintu byose bikorwa no kwizera n'ijambo. Na Yesu yazaga abwira abakijijwe ngo kwizera kwawe kwize gute kuragukijije. Hallelujah. Ntabwo ari ugusimbuka kumuvugabutumwa, ntabwo ari ukugusunika. Pushing people. Hari n'abandi nzamubona kuri televiziyo akamufata gutya akaba ari njubabara arimo amusengera akamujwigiriza ariko biriya bintu
none ejo bundi nabonye undi w'Ubuganda afite agakoni kiwe keza cyane, agakubita umuntu agatemba ngo bakire imigisha. Haleluya, haleluya. Reka ndangize nkubwira ngo turasoma ibice turihuta. Ufite imbaraga muri wewe, wazakiriye wa munsi wizeraga, umunsi Yesu yamanukiye muri wewe. Bibiri zivuga ngo kuva ubwo yaninjiyemo naranyuzwe ndishima ndamuhimbaza. Undi muririmbyi ararimba ngo sinzibagirwa umunsi nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri nje. Haleluya. None mu mutima wanje huzuye ishimwe nshimira umukiza. Haleluya. Mbwirira mugenzi wawe ngo ugenda n'imbaraga z'Imana muri wewe. Haleluya. Haleluya. Gideon yumvaga nta mbaraga afite kubera circumstance, ariko marayika amanutse ahita amubwira ngo wa munyembaraga we, ngo uri umunyembaraga kandi ufite ubutwari. Azana ibyamubayeho. Marayika aramubwira ati ntabwo ari byo ndeba, si uko uri umwana wa gatanu, si uko mwamanase mudategeka, si uko abamediyani babatera. Oya, uri umunyembaraga, haguruka n'izo mbaraga ufite. Haleluya. Haleluya. Uyu Dawidi ageze mu gikombe cy'igicucu, aravuga ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu sibyo bibuza ko ntari kumwe n'Imana. Ntabwo nzatinya kuko nzaba ndi kumwe nawe. Kumenya ibyo n'imbaraga zawe, kumenya ibyo n'ukunesha kwawe, kumenya ibyo. Haleluya. Niyo mahoro yawe. Si uko Imana yabuze, si uko itatubamo, nitwe twabuze kwizera no kwakira ibyo Imana yaduhaye. Zaburi ya 21 umurongo wa 2. Dawudi aravuga ngo niyo Mana ikenyeje imbaraga, iyo Mana yanje ikenyeje imbaraga. Kandi kuko ari Imana ikenyeje imbaraga niyitunganya n'inzira zanje. Nyoborwa na ya Mana ikenyeje imbaraga. Zaburi ya 28 umurongo wa 8. Psalm chapter 28 verse 8. Dawidi aravuga ngo witeka ni imbaraga z'abantu be, ni igihome uwo yasize ahungiramo. Haleluya. Twavuga gute? Genda usome Zaburi wumva ukuntu Dawidi yavuze ngo Uwiteka ni igihome cyanje, Uwiteka ni igihome, Uwiteka ni urutare, Uwiteka ni unkingira, Uwiteka ni we tubana, Uwiteka ni undwanirira, Uwiteka. Haleluya. Niringire mwizere imbaraga z'Imana zibarimo kandi murazifite. Dukomere Imana amashi. Ikindi cya kabiri Imana yakundiraga Dawidi. Dawidi yarazi neza imbabazi z'Imana. Haleluya. Haleluya. Ibi ngibi rero turaza kubibabwira, umuntu abimenyeshwa n'Umwuka Wera, ni uguhishurira Imana, kumenya Imana. Niko gukomeza kwizera kwawe, kandi niko kuguha ubutsinzi. Bibiri zivuga ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Dawidi yarazi imbabazi z'Imana mu gihe cy'ibitambo mu isezerano rya kera, kandi Yesu ataraza. Iyo usomye Zaburi ya 40 umurongo wa 7, Dawidi yabwiye Imana ngo bitambo n'amaturo ngo ntabwo uzubyishimira. David said the sacrifices are not what you desire. Ngo amatwi yanje warayazibuye ngo namenye ko biriya bitambo utabyishimira, wishimira imbabazi zawe zo muri Kristo Yesu. Amen. Hallelujah.
mu yandi magambo Dawidi arasa n'uwabonye Yesu ataraza. David knew Jesus even before. Amenya imbabazi z'Imana muri Kristo ataraza. The mercy of the Son even before Christ came. Kandi abantu Imana yishimiraga n'abarebaga kure bakareba Kristo. And the people whom God would be pleased with are the people who knew Jesus. Icyatumye Imana yishimira igitambo cya Abeli niki nuko yatanze amaraso. The reason why God was Imana yavuga ngo uyu nguyu yabonye amaraso. Abel's sacrifice because Hallelujah. Jesus and gave the sacrifice of blood. N'igihe Yesu yari hano ku isi, even when Jesus was here on earth, hari umugore w'umunyakananikazi wagiye kumusaba kumukiriza there umwana. is a Canaan woman who brought her child Yari umunyamahanga. for healing. She was Abwira Yesu ati umwana wanje ararwaye nzi kukiza abarwaye. and she told Jesus, I know you heal the sick and my child is sick. Yesu aramubwira ngo mfite ibyo kurya by'abana, abana n'Abisiraheli n'Abayuda, ntabwo ari ibyo kurya by'abanyamahanga kuko yari ataradupfira. And Jesus said, the food I have are only for the Jew and I don't have food for the Gentiles. Twaje kuba b'Imana Yesu amaze kuzuka. We became children of God. Ariko abanyamahanga ntitwari tuzwi. But for us Gentiles, we were not. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngo ibyo kurya by'abana sinabihimbwa. So I cannot give my food to the dogs. Kuko abanyamahanga bari considere nk'imbwa. Because the Gentiles were considered as dogs. Yesu ashimwe. Praise the Lord. Bari bataraba ubwoko It bw'Imana. was before they became the nation of God. Noneho uriya mugore ahabwa amaso yo kubona Yesu. And the woman focused her eyes on Jesus. Abwira Yesu amagambo abiri. She said two words. Irya mbere aramubwira ngo mwene Dawidi. She said, the son of David. Hallelujah. Amen. Iryo jambo rikora kuri Yesu kuko Yesu mu masezerano yakomokaga mu rubyaro rwa Dawidi mu buryo bw'umubiri. He came in the Kandi akaba ari uzosohoza amasezerano Imana yasezeranije Dawidi yose. fulfill the promises that were given to David. Noneho Yesu abona wa mugore yahishuriwe. And when Jesus saw that this woman Hallelujah. had eyes on him, Arongera irya kabiri. and the second word, Aramubwira ngo natwe imbwa or even ngo as dogs, dushobora kurya n'ubuvungukira ngo bwavuye ku meza y'abana bariye. from the table of their children. Wa mugore abona kuko amashami amwe azahanyurwa, Yesu abona ko hari amashami azahanyurwa hagaterwa ahandi. And Jesus saw that there are branches that will Hallelujah. be plucked and others will be plucked on the tree. Yesu amukiriza umwana. And Jesus healed her son. Dawidi rero David yabonaga imbabazi z'Imana zo muri see Kristo the Yesu. mercy of God in Jesus Yesu Christ ataraza. before Jesus came. Ntiyizera ibitambo kandi Dawidi yari mu gihe cy'ibitambo. He did not believe in the Aravuga ngo sacrifice, ibitambo n'amaturo uzabireka. the offerings and sacrifices will Hallelujah. perish. Nubwo ari byo turimo dutamba ariko mu mutima wawe si byo kamara. In your heart I know the desired Ufite ikindi gitambo have the only other uzatambira isi. that you will give Igitambo cy'iteka kigaragaza imbabazi zawe, imbabazi z'umumana zidakuka. Icyo nicyo Dawidi yizeraga. And this is the kind of sacrifice that David believed in. Zaburi ya 51 Psalm 51 umurongo w'19. verse 19. Dawidi abwira Imana ngo nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye. Even though you may not be pleased with the sacrifice, Ngo ntunezererwe ibitambo byokeje. and according to your love, Ni gute Imana itabyishimiraga kandi ariyo yavuze ngo babitambe. why was God not happy? Ariko for the Dawidi yari yabonye mu sacrifice? mutima Yet w'Imana abona ntibiyihaza kuko ntibyakuragaho ibyaha byaratwikiraga. And David had understood the reason why God is not happy with this Imana sacrifice, ikavuga ngo because nzazana ikindi gitambo kimwe why they covered the kizakuraho ibyaha. And God said, I Icyo will give gitambo another rero sacrifice that will nicyo not- Dawidi yabonaga. And this is the sacrifice that David would Hallelujah. 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 Twasoma byinshi byerekana ko Dawidi atishingikirizaga ku bitambo. That shows that David did not base on the sacrifices, on Yari yarasobanukiwe imbabazi z'Imana zikomeye zitangaje zo muri Kristo that Yesu. is in Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Kubera uwo mutima wo kumenya imbaraga z'Imana n'imbabazi zayo, Imana iramukunda. Because of knowing the power of God and His mercy, God loves Abateye uko umutima w'Imana and wifuza. He caused God's heart to desire Him. Reka mbasobanurire iki kintu. Let me explain this to you.
Hallelujah. Hallelujah. Imana ni iki? Who's God? Hallelujah. Amen. Rimwe na rimwe abazungu baza batwereka Imana mu bitabo bakayigira umugabo w'umuzungu ufite ubwanwa bw'umweru wicaye mu mucyo. Ntabwo ari ko Imana isa. Ikikwereka ko atari kwisa nuko babikorana discrimination. Bereka Imana ko ari umuzungu, Satani bakamugira umwirabura ufite amahembe. And they make Satan a black man with horns. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo Imana ni umwuka. But the Bible says God is spirit. Kandi Imana kamere yayo ni urukundo. And his nature is love. Hallelujah. Amen. Kumenya ibyo birafasha cyane. Kuko Imana ku bwoko bwayo ni urukundo. The nation of God is love. Kuko wakiriye Yesu ukizera Imana, Imana iragukunda. God loves you. Hallelujah. Hallelujah. Imana ku banyamahanga igira umujinya. God is angerful. Ariko ku bwoko bwayo nta mujinya warashize, washiriye muri Kristo Yesu, twibera mu rukundo rw'iki? We are in the love of God. Nicyo gituma wa muririmbyi yabiririmbye. That's why the singer sang this. Aravuga ngo ayigitare cy'Imana reka nguhungire kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya. Hallelujah. Mwebwe abizeye Kristo mwinjiye aho umujinya w'Imana utagera. Mwinjiye muri Kristo mwihisha umujinya w'Imana. Nta mujinya w'Imana ubabaho. Ikibariho ni urukundo rw'iki? Hallelujah. Muzaririmba indirimbo z'urukundo. Yavuga ngo cyane cyane gituma negera aho ari ngo ni ukwibuka urukundo rwe. Nishimiye ko Yesu ankunda. Hallelujah. Ankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda. Even though I'm not worthy. Uko uri kose aragukunda. Uko usa kose uragukunda. Uko umeze kose aragukunda. Warwaye aragukunda. Uri muzima aragukunda. Uri umushomeri aragukunda. Abandi bakwanga aragukunda. Abandi batakwitaho aragukunda. Abandi bagusuzugura aragukunda. Winjiye mu rukundo rwe wa munsi wizera. Hallelujah. Ibyo ni byo abakristo batazi kandi ariko kuri k'ubutumwa. Yesu ashimwe. Nubwo wanyanga ukambwira ngo ndakwanga, mfite igisubizo kimwe, ndakubwira ngo nyanga uko ushaka ariko Yesu arankunda. Unange mu mbaraga zawe zose, mfite ungunda, utazambararuka, utazananga kandi ufite icyamarira. Hallelujah. Urukundo rwawe ntacyo runamarira, urankunda gusa n'amarangamutima. Ariko hari uwankunze watanze ubugingo bwe, hari uwankunze ufite ubuzima bwe bwanje, hari uwankunze undeba. Urukundo rwa Kristo rukaguhaza. Yesu ashimwe. Bwirira mugenzi wawe ngo Imana kuri wewe ni urukundo. Hallelujah. Reka mbasobanurire rero iri jambo. Mu rukundo rw'Imana havamo ibintu bibiri. Hallelujah. Havamo ishami rimwe ryitwa imbabazi n'impuhwe by'Imana. Hakavamo irindi shami ryitwa ubuntu bw'iki? Bw'Imana. Hallelujah. Imbabazi ni iki? Imbabazi ni imikorere y'Imana cyangwa ni ukuboko kw'Imana kutwimirira ibibi byakagombye kutugeraho. Sinzi niba munumva. Hallelujah. Twe turi abanyabyaha. Twari dukwiriye igihano, ariko imbabazi z'Imana zikimira igihano. Twari dukwiriye urubanza,
imbabazi z'Imana zikimira urubanza. Twari dukwiriye kugirirwa nabi, impuhwe n'imbabazi z'Imana bikimira, kandi byimira za bihano Imana ikabyishiraho. Sinzi niba mbisobanura mukabyumva. Haleluya. Reka mbe kubisobanura muri aya magambo yoroshe. Umuntu yaje agera mu wanje, asanga afite ibintu byiza nk'ibi, agatora amabuye akabimenagura, noneho nkamubabarira. Kumubabarira ni ukuvuga ngo akababaro k'ibi byamenetse nije wakikoreye, ntabwo nakamukoreye. Ntamubabariye ngomba kumukorera ibi byamenetse akabyishura akabihanirwa, ariko mubabariye nije usufura kuko nahombye, iwe nkamureka akaba libre. Imana rero imbabazi ni ukuboko kwayo kutwimirira ibihano bikaja kuri yo. Nicyo gituma Bibiliya zivuga ngo yashenjaguriwe ibyaha byacu, ibyaha byacu ntibyacumitiwe, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Haleluya. Bavuga ngo aba bari abanyabyaha bari bakwiriye gupfa, ariko reka mpfe. Bari bakwiriye guhanwa, reka mpanwe. Bari bakwiriye kubabara, reka mbabare. Bari bakwiriye kubambwa, reka mbambwe. Kandi imbabazi ziraruta amategeko. Haleluya. Imbabazi zihita zisenya amategeko n'ibintu byose amategeko yari yateganije. Ko ndibuka umugabo umwe izina rikangenda. Amen. Wari ubohewe hano perezida yababariye ejo bundi. Inde Rusesabagina yari afite ibihano byinshi, ariko imbabazi za perezida zihita zivanaho bya bihano byari biteganijwe n'amategeko, ahita asohoka librema, ahita ajya ku kibuga cy'indege, kuko iyo imbabazi zakugezeho zica amategeko zikamara n'ibihano byayo byose, ukaba libre ukagenda uko ushaka. Haleluya. Rero imbabazi Imana yakugiriye zagukuyeho urubanza, zigukuraho umujinya w'Imana, zigukuraho iteka, zirakulibera. Haleluya. Imbabazi rero ni branche y'ukuboko kw'Imana kutwimirira ibibi twari dukwiye, Imana ikabisufura. Haleluya. 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 Yesu ashimwe. Iryo ni ishami riva mu rukundo rw'Imana. Irindi shami riva mu rukundo rw'Imana ni ubuntu bwayo. Ubuntu bwayo rero ni ukuboko kw'Imana cyangwa ni umurimo w'Imana wo kuduha ibyo tudakwiye byiza. Haleluya. Kuduha ibyo tudakwiye byo mu bumana bwayo, ngo kuko imbaraga z'Imana zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo. Kubwo ubuntu bw'Imana, Imana ikaguhindura umwana wayo, Imana ikaguha agakiza, Imana ikaguhindura ikaguha gukiranuka, Imana ikaguha kuvuka ubwa kabiri, Imana ikakugira umwe w'ubwoko bwayo, Imana ikaguhindura. Haleluya. Imana ikaguha ijuru. Yesu ashimwe. Haleluya. Ayo ni amaboko abiri ava mu rukundo rw'Imana. Ibyo bintu Dawidi yabimenye kera. Imana iravuga ngo ameze nk'uko umutima waje ushaka. Haleluya. Suko nari mwiza habe ntamba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye, yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanywe nk'abambuzi. Kandi iyo nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba,
binibutse ibyaha we nta kibi yakoze ni njyewe yazize. Haleluya. Ibyo bintu umwuka yabikweretse urabaho kukishima bitangaje. Yes, amen. Haleluya. Rimwe na rimwe nza ndeba babisirimberi bakaririmba baruha bagakora ibintu nk'iby'abana hano kuri rutare, bamwe bagaheka abandi. Turabana na pastor nkaba nabikrititse tibiriye nibiki ko bararangaza abantu mu rusengero. Amen. Ariko iyo nanezerewe nza numva wongera akrobate ngo zamanza simbi nongere ngaruki. Haleluya. Kandi iyo nibutse ibya Yesu ko yagiriwe abamubamba niyibutse ibyahawe nta kibi yakoze. Haleluya. Ni njyewe yazize kubw'imbabazi ze. Reka turangize umbwirira mugenzi wawe ngo wagiriwe imbabazi n'Imana. Imana yakugiriye imbabazi. Nari mfite ibice byinshi hano tuzabisoma ku cyumweru. Muzamwishimira iby'Imana yabagize byo, muzamwishimira iby'Imana yabahaye muri Kristo Yesu. Muje mubikurura mubigira ibyanyu, mwumve ko mugendana n'imbaraga z'Imana, mwumve ko urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo ziba kuri mwe. Haleluya. Kaduhaguruke dusenge Imana. Kandi yo nibutse uko yagiriwe bamubamba, binibutse ibyaha we nta kibi yakoze ni njyewe yazize umukiza. Binibutsa ibyaha we nta kibi yakoze. Haleluya. Yesu umukiza. None maso yanjye nawe matwi, nawe munwa wanjye bubiriwe. Mwese hamwe mwese mushimishe uwanguye mu ngoyi ibyaremwe byose tumushime. Mwese mushimishe uwanguye mu ngoyi ibyaremwe byose tumushime. Zamura ijwi ryawe ushima uwo Mwami. Haleluya. Yesu turagushimiye, Yesu turagushimiye. Yesu warakoze kubw'igitambo gitangaje cyagaragaje imbabazi z'Imana ku buzima bwacu. Waratubabariye, watwishuriye ya myenda yose, warayishyuye, watubabariye ibyaha bituma twera de. Warakoze Yesu kuko wadukuyeho igihano, wadukuyeho urubanza, watugize abana bawe. Ubu ngubu turidegembya kandi imbaraga z'ubumana bwawe ziri mu ruhande rwacu, tugendana imbaraga zisumba byose. Haleluya. Paulo arandika aravuga ngo ndasaba Imana kugira ngo umwuka w'Imana ahumure imitima yanyu mumenye ubwinshi bw'imbaraga Imana yabahaye wa munsi mwizeraga, za zindi wakoreye muri Kristo Yesu ubwo wamuzuraga mu bapfuye ukamushyira hejuru cyane iburyo bw'Imana. Turagushimiye ibyo wadukoreye, byatumye utugira abana bawe, byatumye uje mu ruhande rwacu, byatumye uturinda, byatumye utubera umurinzi, byatumye utubera umwungeri. Na bugingo n'ubu uri kumwe natwe, ugendana natwe buri gihe, bidashingiye ku masirkonstanse, bidashingiye ku byo tubona, ariko bishingiye mu rukundo rwawe. Mwami, rwakomotse mu imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Haleluya.
dusabiye ubwoko bwawe muri uyu mugoroba w'uyu munsi umwuka wawe wera ahumura amaso yabo bamenye uburyo bari hafi bamenye uburyo barwanirira bamenye uburyo begera bamenye uburyo baganiriza bamenye imigambi myiza bafitiye bamenye uburyo barwanirira intambara za buri munsi maze buzura amahoro n'ibyishimo bikomoka mu kukumenya. Urakoze Yesu, icubahiro ni icyawe, tugukomeye amashi tukuvugiriza impundu kuri umwami w'abami n'umutwaro twara abatwara kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.